navuga ko birababaje kuba dutakaje umukino twumvaga ko turibone amanota 3 uyu munsi ariko ntabwo byadukundiye. Twakinye navuga ko twakinye igice cya mbere tugakinya neza tugitangira igice cya kabiri turarangara dukora amakosa nibwo hasigaye tubona igitego ariko navuga ko muri rusange ntago bishimishije ko tutakaje no mukino kandi twari umwe mu mukino twari twateguye dufite abakinyi tuvuga ko dushobora kubona insinzi uyu munsi birababaje. Narutse ku kibazo cy'abakinyi kapiteni wanyu uyu munsi ntago yagaragaye yabiri mu byatumye mutakaza uyu mukino. Dufite abakinyi benshi yagize imvune birumvikana twagombaga kumusimbuza ariko sinavuga ko ari cyo cyatumye tutakaza umukino tutakaje nka equipe n'abandi bose barahari abo dufite bagombye kuba bakina. Inota rimwe kuri 6 ntabwo byaba bitangiye kubashira kuri pressure. Ni inota rimwe turacyari muri shampiyona navuga ko kuba tutakaje hari byinshi twigiyemo muri iyi mikino ibiri tumaze gukina tugiye kujya muri break ndatekereza ko ari gihe tugiye gukora. Mutoza maze kwinjizwa ibitego bibiri kandi bababanza igitego concentration kuri Musanze ku bakinnyi bayo bimeze gute kwinjira mu mukino biri gupfira imbere? Navuga ko mu mukino twinjiyemo ko twakinye iminota 45 badutsinze igitego ku munota hafi wa 40 mu gice cya minota 60 navuga ko habayemo uburangare hanyuma ubwo burangare nibwo Kigali ya Profise umuntu yanabashimira ndiko bakinye niyo Profise badutsinda igitego. Navuga ko nibyo koko ni match ya kabiri hanyuma intego zacu kwari gutsinda umukino ku wundi kwari kuzamura performance y'abakinyi ariko navuga ko mu kuza muri izi match ebyiri ntago ibyo twifuza biraba byo no gukora ku break tugiye guprofita dukore kugira ngo byibuze intego zacu zo gutsinda match zo kuzamura performance y'abakinyi zo kuzamura urwego rw'abakinyi zo guhuza umukino abakinyi bashya n'abasanzwe byibuze tukareba ko twazigeraho. Soko rya Musanze ryarangiye. Soko rya Musanze ryarangiye cyangwa murateganya kujyamo abandi bakinyi? Isoko nirarangira rizafunga kuri 31 ngira ngo imiryango iracyafunguye turacyari gushakisha byibuze ture ko hari nk'umukinyi umwe cyangwa babiri twakongeramo mu ruhande rw'ubusatirizi. Mutoza ukimara gutsindwa igitego cya mbere umvishije warira? Navuga ko ni ikibazo cyiza cyane ariko kinasekeje navuga ko umaze mu mupira y'imyaka nayibayemo ndumukinyi ndimo ndumutoza nibyo ubumenyereye ubugomba kubyakira rero nk'umutoza izo situation zose.